yagize amakuru ku Mana ariko ntiyayimenya yose. Yarazi ko Imana yera ikiranuka kandi ni kwiri niyo kamere yayo. Yarazi ko umuntu aramutse atumviye Imana agakora icyaha ko Imana yanga icyaha, k'ibyo byayitandukanya n'umuntu. Ibyo ngibyo rero bituma umwanzi yosha umuntu nawe akurikira ijwi ry'umwanzi arahemukira Imana. Satani yarazi ko birangiye, ariko hari ikintu atamenye. Ntabwo amenye ingano y'urukundo n'imbabazi by'Imana bibasha kugeza ku rwego Imana ivuga ngo aho kugira ngo uyu muntu azarimbuke, njyewe ndemera njye kuba umuntu maze mucungure. Turi mu bihe bya Noheli. Ibihe bya Noheli ni ibihe byerekana urukundo rutangaje rw'Imana. Indirimbo yo mu gakiza iravuga ngo urukundo rw'Imana ni indirimbo ya mbere ngo yaririmbwe n'abashumba. Kubera iki? Kuvuka kwa Yesu ni Imana ubwayo yarije mu isi ngize gutangariza abantu ijambo rivuga ngo ndabakunda. Dufate Bibiliya zacu dusome Zaburi 136. Turi busome na Zaburi 138. Turahera kuri Zaburi 136. Nitugera kuri Zaburi 138 yo turayisoma twese duhagaze. Buriya izi ni indirimbo kandi buri indirimbo bazirimba bahagaze. Avuga ngo nimushime UWITEKA yuko ari mwiza, mujye mwikiriza muvuge ngo kuko imbabazi ze zihoraho iteka ryose. Nimushime Imana nyamana kuko imbabazi zayo zihoraho iteka ryose. Nimushime umwami w'abami kuko imbabazi ze zihoraho iteka ryose. Nimushime ikora ibitangaza yonyine kuko imbabazi zayo zihoraho iteka ryose. Nimushime yaremesheje ijuru ubwenge kuko imbabazi zayo zihoraho iteka ryose. Nimushime yasanzuye isi hejuru y'amazi kuko imbabazi zayo zihoraho iteka ryose. Nimushime yaremye ibiva bikomeye kuko imbabazi zayo zihoraho iteka ryose. Yaremye izuba gutwara ku manywa kuko imbabazi zayo zihoraho iteka ryose. Yaremye ukwezi n'inyenyeri gutwara nijoro kuko imbabazi zayo zihoraho iteka ryose. Nimushime yakubitiye abanyegiputa abana b'imfura babo ikabica kuko imbabazi zayo zihoraho iteka ryose. Igakura Abisiraheli hagati yabo kuko imbabazi zayo zihoraho iteka ryose. Bakuje y'intoki z'imbaraga n'ukuboko kurambutse kuko imbabazi zayo zihoraho iteka ryose. Nimushime yatandukanije inyanja itukura kuko imbabazi zayo zihoraho iteka ryose. Gacisha Abisiraheli hagati yayo kuko imbabazi zayo zihoraho iteka ryose. Ariko igakunkumurira Farawo n'ingabo ze mu nyanja itukura kuko imbabazi zayo zihoraho iteka ryose. Nimushime yashoreye ubwoko bwayo mu butayu kuko imbabazi zayo zihoraho iteka ryose. Nimushime yakubise abami bakomeye kuko imbabazi zayo zihoraho iteka ryose. Ikica abami b'amapfura kuko imbabazi zayo zihoraho iteka ryose. Yica Sihoni umwami w'Abamori kuko imbabazi zayo zihoraho iteka ryose. Yica na Ogi umwami w'Ibashani kuko imbabazi zayo zihoraho iteka ryose. Itunga ibihugu byabo ngo bibe umwandu, itanga ibihugu byabo ngo bibe umwandu kuko imbabazi zayo zihoraho iteka ryose. Umwandu w'Abisiraheli abagaragu bayo kuko imbabazi zayo zihoraho iteka ryose. Yaratwibutse ubwo twari ducishijwe bugufi kuko imbabazi zayo zihoraho iteka ryose. Idukiza abanzi bacu kuko imbabazi zayo zihoraho iteka ryose. Igaburira ibifite imibiri byose kuko imbabazi zayo zihoraho iteka ryose. Nimushime Imana yo mu ijuru kuko imbabazi zayo zihoraho iteka ryose. Muhaguruke mbabwire umurongo umwe wa Zaburi 138
shaka ko twese tuvugira rimwe mu ijwi riranguruye. N'umurongo wa 8 uravuga ngo Uwiteka azatunganya ibyanjye rwose. Ndashaka ko musubiramo, Uwiteka azatunganya ibyanjye rwose. Uwiteka imbabazi zawe zoraho iteka ryose. Ntureke imirimo y'intoke zawe. Uwiteka azatunganya ibyanjye rwose. Ndashaka kongera ukabisubiramo ugakora ku mutima wawe ukavuga ngo Uwiteka azatunganya ibyanjye rwose. Ndabizi neza Imana yakoze iby'ububasha, iby'ubutware no gukomera kwayo. Uyu mwanya kadusubiza amaso inyuma, turi gusoza 2025. Imana yabanye natwe mu kwezi kwa mbere, mu kwezi kwa kabiri mu ruhande rwacu, yaturengeye mu kwa gatatu, mu kwa kane yabaye mu ruhande rwacu, mu kwezi kwa gatanu iyo Imana twarayibonye, twayibonye mu kwa gatandatu, twayibonye mu kwa karindwi, twayibonye mu kwa munani, twayibonye mu kwa 9, twayibonye mu kwa 10, mu kwezi kwa 11 ndabyibutse n'ejo bundi twarayibonye, nuko kwezi kwa 12 Imana twarayibonye. Imana yagendanye natwe, Imana yarinze itorero, Imana yarinze igihugu cy'u Rwanda, Imana yarinze umuryango wawe, Imana yakurinze, Imana yabanye nawe. Imana ishimwe. Ejo hari umuntu wambajije, yambaza ati ariko uyu mwaka bari bampanura ibintu bibi bikomeye, none kurangiye ntibitabaye, baravangiwe. Bari bampanura ibintu biteye ubwoba bikomeye, ati impfu, abadayimoni, kuzimu bahagurutse, ati ko birangiye ntacyo mbaye. Barambeshye. Namwe ati ntabwo bari bavangiwe, ntabwo bari bavangiwe. Ati cyakora ababikubwiye bari bafite umwuka ugarukira gusa kumenya imigambi ya Satani. Inspiration bagize ni y'umwanzi. Bamenya amakuru, wahanuriwe n'abagaragu batabasha kugira amaso yo kwizera, nk'abagaragu ba Elisa babasha kubona ingabo ziturwanya n'imigambi yazo. Ndamubwira ati ibyago wagize nuko abantu wahuye nabo si wari ukwiye guhura nabo, kubera ko abo wahuye nabo ntabwo babashije kumenya umutima w'Imana ngo amenye iby'Imana yibwira n'imigambi yayo. Bagarukiye gusa ku makuru y'imigambi mibi Satani yari afite, ntabwo bamenye urukundo Kristo agukunda n'umugambi mwiza yari afite. 2023 ubu hari abantu mumaze umwaka umutima uhagaze kubera amakuru y'abadayimoni mwabwiwe, ariko ndabifuriza ko 2026 muzajya mwumva amakuru y'ibyo Kristo avuga. Mbega niwumva abantu bakubwira ngo abadayimoni baguhagurukiye, uzavuge ngo Yesu ntiyantuma y'ibyo, kubera ko ntabwo Yesu yakomendinga ingabo z'umwanzi. Ntabwo Yesu yakubwira iby'ibitego bya Satani, kubera ko Yesu si umugaba w'ingabo za Satani. Yesu ni umugaba mukuru w'ingabo z'Uwiteka, buri gihe azakubwira iby'Imana yibwira. Haleluya. Ntabwo Yesu azakubwira amakuru y'ibitego bya Satani, azakubwira umugambi Imana ifite, azakubwira urukundo rwayo. Ingorane wagize 2025 rero, wahuye n'abantu bakubwiye imigambi y'ikuzimu, ariko Imana ishimwe ko Yesu atayigendeyeho, yagendeye mu rukundo rwe. Niyo mpamvu uyu mwanya dusoje uyu mwaka katumukomera amashyi tumushimire cyane. Dusubije amaso inyuma tukaraba 2025 turi gusoza. Dawidi yaravuze muri Zaburi 124 mu Cyongereza, iyo Zaburi itangira ivuga ngo if the Lord was not on our side, ati yaba Uwiteka atarabaye mu ruhande rwacu. Yaba Uwiteka atarabaye mu ruhande rwacu, ngo byari kugenda gute? Ngo bari kuba baratumize bunguri, nta nubwo bari kuguhekenye, bari kuba barakumize bunguri
amazi ari kuba yaratembye ahantu hatacibukwa, ariko bati Imana ishimwe yabaye mu ruhande rwacu. Imana ishimwe yarinze umuryango, yarinze abana bawe, cyagiye ujya kubyara ukaza amahoro, burya kuba waragiye ukagaruka. Imana yarinze itorero, Imana yarinze iki gihugu cy'u Rwanda. Imana ishimwe, ikwiriye amashyi n'impundu. Imana ishimwe. Hari inama nyinshi zabaye, izo wamenye n'izo utamenye, kandi zimwe twumvaga amakuru yazo, tukumva inama izabereye i Burayi zihagurukira u Rwanda, tukumva ibintu bitandukanye bihinda, ariko kambabwire uyu mwaka turawusoje. Niyo mpamvu rero iyi Zaburi y'136 ni Zaburi igaruka kutubwira kuzirikana ubuhamya bw'iby'Imana yakoze. Buriya iby'Imana yakoze, impamvu uyu munsi dukwiye gusubiza amaso inyuma, nimukurikira ibitangazamakuru byose ubu biri gusubiza amaso inyuma ku byabaye muri uyu mwaka. Niyo mpamvu bashumba mugihe umwanya uhagije none nejo n'iki cyumweru, mbega kibe icyumweru cy'ubuhamya cy'inkuru z'iby'Imana yakoze. Muzi impamvu dukwiye gufata ubuhamya bw'iby'Imana yakoze, twarangiza tukabyandika ku rupapuro rugiye kwimuka rujya 2026 kugira ngo tubyimukane. Haleluya, ntitubisige. Muzi impamvu iby'Imana yakoze bikubiye mu imbaraga z'Imana yabanye natwe, kandi izo mbaraga ziratubwira ngo iyabanye natwe tugatambuka, iyi miraba y'uyu mwaka twanyuzemo iracyari mu ruhande rwacu. Niyo mpamvu rero iyi Zaburi y'136 ayitangira ashimira Imana, akavuga atari ko ibintu mukwiye gushimira Imana ntabwo mwahera ku byo yakoze, ahubwo mubanze muyishime ubwayo, muyishime kamere yayo. Muzi impamvu iby'Imana ikora byose ibiterwa na kamere yayo. Haleluya. Iyi ndirimbo yose ifite ikorasi ivuga ngo imbabazi zayo zihoraho iteka ryose. Mbega aravuga ngo muyishime, ariko icyambere muyishimire kamere yayo. Kamere yayo ikubiyemo icyambere imbabazi zayo, urukundo rwayo ruhoraho iteka ryose, ni rwinshi, ruraramba, rugira ububasha, rugera kure, rugera ku bisekuru n'ibisekuruza. Urwo rukundo rwagendanye natwe, rwabanye natwe. Kambabwira urukundo rw'Imana yacu ntabwo ruhindurwa n'ibihe, ntabwo ruhindurwa n'intege nke zawe. Na niyo mpamvu aho wageze ukananirwa, ariko urukundo rw'Imana rwo rwaragukurikiye. Hari aho wageze ugatsindwa, yewe wasanga hari naho wasitaye uragwa, ariko urukundo rw'Imana rwagendanye nawe. Buriya Satani ajya gushuka umuntu mu ngobyi y'Edeni, yagize amakuru ku Mana ariko ntiyayimenya yose. Yarazi ko Imana yera, ikiranuka, kandi ni kwiri niyo kamere yayo. Yarazi ko umuntu aramutse atumviye Imana agakora icyaha, ko Imana yanga icyaha, ko ibyo byayitandukanya n'umuntu. Ibyo ngibyo rero bituma umwanzi yoshya umuntu nawe akurikira ijwi ry'umwanzi, arahemuka, ahemukira Imana. Satani yarazi ko birangiye, ariko hari ikintu atamenye. Ntabwo amenye ingano y'urukundo n'imbabazi by'Imana bibasha kugeza ku rwego Imana ivuga ngo aho kugira ngo uyu muntu azarimbuke, njyewe ndemera njye kuba umuntu maze mucungure. Turi mu bihe bya Noheli. Ibihe bya Noheli ni ibihe byerekana urukundo rutangaje rw'Imana. Indirimbo yo mu gakiza iravuga ngo urukundo rw'Imana, urukundo rw'Imana. Ni indirimbo ya mbere ngo yaririmbwe n'abashumba. Kubera iki? Kuvuka kwa Yesu ni Imana ubwayo yari ije mu isi ngize gutangariza abantu ijambo rivuga ngo ndabakunda. Haleluya. Uwo muntu umubwiye ngo Imana burya iragukunda, Imana iragukunda,
Rukundo rw'Imana n'urw'ibihe n'ibihe byose ni rwinshi ruraramba. Pawulo yandikiye Abefeso avuga ngo ndabasengera ngo muhishurirwe mumenye neza ingano y'urukundo rwa Yesu rw'Imana ngo kuko rurenze uko abantu barumenya. Ndakwifuriza ngo uyu mwaka uwusoze wongeye gusobanukirwa ingano y'urukundo Imana igukunda. Abati rero muyishimire kuko imbabazi zayo zihoraho iteka ryose. Izi mbabazi zayo zigenda zisimburana ibihe n'ibihe. Izi mbabazi zayo rero ziri muri kamere yayo ko ni Imana nziza. Kambabwira buriya nta Imana itagukunze nta kindi ifite yagukorera. Muzi impamvu nta kindi yagukorera? Nta kwangana igira. Bega buriya hari ujya kumva umwana abwiye mama we ati mama ati ngiye nakwanze none. Yewe n'ababyeyi bakabikora bakabwira abana ati mwantesha umutwe ngiye ndumva n'abanzi. Imana ibyo ntiyabivuga kubera iki? Yo ni urukundo gusa nirwo ruyigenga, nirwo ruyikoresha. Ni ibikorwa byayo byose bipfunyitse mu mbabazi, mu rukundo, mu kugira neza, mu kugira ibambe, mu kuzirikana, mu kugambirira ibyiza nubwo byaba ibihe n'ibihe. Iyi Mana yacu ni Imana y'urukundo n'imbabazi. Ibi ngibi biri mu ndirimbo no mu buhanuzi no mu magambo yatangajwe na Mariya ngubwo yari ari kumwe na Elizabeth yamusuye ngo bamaze guhoberana. Ni muri Luka igice cya mbere ngo bahoberanye ngo abana mu nda barasimbagurika. Maze Elizabeth abwira Mariya avuga ati mbese ibi nabikesha iki ko nyina w'umwami wanje angendereye? Ngijwi ry'indamutso yawe ryinjiye mu matwi yanjye, umwana asimbaguritswa mu nda yanjye no kwishima. Ngo kandi hahirwa uwizeye ko ibyo yabwiwe n'umwami Imana bizaso. Ngo Mariya aravuga ati umutima wanjye uhimbaza umwami Imana, n'ubugingo bwanjye bwishimiye Imana umukiza wanjye, kuko yabonye ubukene bw'umuja wayo. Kandi uhereye none abibihe byose bazanyituhiriwe, kuko ushobora byose ankoreye ibikomeye, n'izina rye niryera. Imbabazi ze ziri kuba mwubaha uko ibihe bihaye ibindi. Ngibihe bingahe? Generation to generations. Ngo kandi ngo yerekanishije imbaraga ukuboko kwe, ngatatanije abibone mu byo batekereza mu mitima yabo, anyaza abakomeye intebe zabo, ashyize hejuru aboroheje. Ngabashonje yabahagije ibyiza, nuko abakire yabasezera amara masa. Ngatabaye Isiraheli umugaragu we, kuko yibutse imbabazi ze. Ngo Zekariya nawe ngamaze kumenya amakuru ya Yohana, ngo nawe ngo yuzuzwe umwuka wera, ngarahanura 68 aravuga ngo umwami ahimbazwe, Imana y'Abisiraheli, kuko igendereye abantu bayo ikabacungura. Kandi duhagurukije ihembe ry'agakiza mu nzu y'umugaragu wayo Dawidi, nk'uko yabivugiye mu kanwa kabera bayo. Bahanuraga uhereye kera kose kudukiza abanzi n'amaboko y'abatwanga bose, kugira abasokuruza imbabazi no kwibuka isezerano ryayo ryera, indahiro yarahiye sogokuruza Aburahamu, ko nitumara gukizwa amaboko y'abanzi bacu tuzayisenga tudatinya, turabera dukiranuka imbere yayo iminsi yacu yose. Arangije aravuga ngo kubw'umutima w'imbabazi w'Imana yacu ni uzatuma umuseke udutambikira uvuye mu ijuru, ukamurikira abicaye mu mwijima no mu gicucu cy'urupfu, no kuyobora ibirenge byacu mu nzira y'amahoro. Uyu mutima w'imbabazi z'Imana rero niwo mutima uyu Dawidi aririmba akavuga ngo nimushime uyu Uwiteka, mumushime kuko ari mwiza, muvuge ko imbabazi ze zihoraho iteka ryose. Impamvu turi gusoza uyu mwaka nuko Imana yacu ni nziza.
imbabazi zayo zihoraho iteka ryose. Yaravuze ngo muyishime, ni Imana nziza, ni Imana nziza. Hari Imana yacu ni nziza. Hari inkuru imwe ijya intangaza muri Bibiliya. Hari umuntu umwe gusa wababajwe nuko Imana ari nziza. Muzi umuntu ari nde? Ni umuntu w'umunyamatiku witwa Yona. Yona, Imana yamubwiye abantu b'Ininiwe ko bayihemukiye, bakoze ibyaha, kandi imubwira n'igihano kijyanye n'ibyaha bakoze. Noneho Yona kubw'umutima ukomeretse, kubw'amatiku ye, ahita ko yumva agize Imana byaba. Uwabuzi ko hari umuntu wabajwe nuko usoje umwaka warabyaye, kandi yarumvise imigambi ya Satani kutazaheka, yarayumvise agira ngo n'Imana nuko itekereza, ariko imigambi y'Imana ni byiza. Haleluya! Ikigira myiza nuko yageze ku rwego itanga umwana wayo w'ikinege ikunda. Yohana 3:16 ngo kuko yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana wayo w'ikinege, ngo umwizera wese ntarimbuke ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Icyo nicyo cyatumye ngo Jambo yemera kuba umuntu. Buriya mu byemezo bikomeye Jambo yafashe, mu byemezo bikomeye Jambo yafashe, Jambo w'umuremyi yafashe, ni ukwemera kuba umuntu. Nabwiye abantu ndababwira ngo tugira ibintu dukunda kumva uragikunda cyane. Bega hari igihe uba ufite ikanzu kumva urayikunda, yego. Hari igihe uba ufite telefone ukajya wumva urayikunda. Hari igihe ugira inka kumva urayikunda. Hari igihe ugira umugisha ukubaka inzu, wajya ubona avuga ati Imana ishimwe mfite inzu nziza. Hari n'igihe ugira imodoka ukumva urayikunda. Ariko mu bintu byose ukunda n'ubwo wabikunda gute, wakubwira ngo ugiye guhinduka byo, wakubwira ngo uyu munsi twakugira ya kanzu yawe, wakubwira ngo ya modoka nziza ukunda uyu munsi ugiye kuba ya modoka, wakubwira ngo ya nka y'igaju uyu munsi ugiye kuba ya nka y'igaju. Nubwo wayivuga amazina, wayise amazina meza, ukayita Kibasumba, ukayita Murorunkwere, ariko wakubwira ngo uyu munsi urabayo wahita wiruka. Ariko Yesu Kristo urukundo rwamuteye guhinduka umuntu yaremye, yambara akamero k'umuntu, aba umuntu. Kandi kuba umuntu byari bivuze ngo agiye kujya biri ibyuya nk'ibi byacu. Kubera iki? Uyu mubiri uva mu gitaka kandi ibyirato byawo birashira. Niyo mpamvu usiga, ariko amasabiri yashira ugashaka ibyo usize ukabibura. Kubera iki? Ibyirato byawo birashira. Niyo mpamvu ugaburira ukagira ngo urahaze, ntabwo uzongera gusonza, ariko isaha angahe yashira. Kubera iki? Ibyirato byawo bigira gute? Yesu rero urukundo rwamuteye kuba uwo nguwo. Niyo mpamvu avuga ngo nimumushimire kuko imbabazi ze. Mana ishimwe, imbabazi z'Uwiteka zagendaniye natwe, zaraturinze. Niyo mpamvu abana bawe barinzwe n'Uwiteka. Niyo mpamvu wabasize mu rugo utashura basanga. Niyo mpamvu bagiye ku ishuri, marayika w'Uwiteka urinda agendana nabo. N'uyu mwaka arabakugaruriye. Niyo mpamvu wagiye mu bitaro kubyara wumva amakuru mabi ngo ntabwo bizakunda, ariko usoje umwaka we n'umwana muri bazima. Uwiteka ashimwe. Ibyo byose ni imbabazi ze, ni imbabazi ze. Niyo mpamvu tukiri mu nzu yayo, niyo mpamvu tukiririmba izo gushima n'iz'agakiza, niyo mpamvu tugisoma zaburi bikemera, niyo mpamvu tugiterana. Ni imbabazi z'Uwiteka. Uwiteka we turagushimiye. Aya mashyi ni ayawe, izo mpundu ni izawe, imbabazi zawe. Aravuga ngo nimushime ni nziza, nimwishime, iyi niyo Mana nyamana. Nimushime, uyu ni umwami w'abami, ari hejuru ya byose. Nimushime, uyu nguyu niwe wenyine ubasha gukora ibitangaza, niwe ubeshaho bya bindi bidashoboka, niwe ubasha kubikora. Ineza ye ntabwo irondoreka. Niyo mpamvu umutima wayo
niyo ivuze ingorane ibishaka kukubwira ukuboko kwayo kw'imbabazi zikiza. Yona rero yumva amakuru yinenewe ko bakoze ibyaha kandi amenya n'igihano kijyanye nabyo. Imana iramubwira ngo genda ubabwire ko nababaye, ariko ngarahunga aravuga ngo reka mpunge. Muribuka uburyo Imana yamugaruye imunyuza mu ifi, iramuzana imusubiza inenewe, imugejeje inenewe, ngagenda abwira abantu ibyo Imana yamubwiye. Abantu binenewe ngo bagira umutima ubabwira ngo Imana yacu nubwo yababaye ariko tuzi imbabazi n'urukundo rwayo, ngo bicisha bugufi barasenga. Naho Yona we ngabigenza gute? Ngajya kwicara ahantu ngo yitegeye ngo arebe ko bashya. Mana ishimwe, abicaye ahantu bitegereje kureba uburyo dushya, uburyo tugenzwa, ntabwo babibonye. Kubera iki? Iyi Mana yacu ni nziza, iyi Mana yacu ni nziza, iyi Mana yacu ni nziza, ni inyembabazi. Abantu bicaye ahantu aho umwanzi yicaye ategereje kuvuza impundu, dusoje uyu mwaka atavugirije impundu kunesha. Oh Yesu Kristo, oh haleluya. Mana ishimwe, Mana ishimwe, Mana ishimwe. Noneho Imana imaze kubakiza ngo isanga Yona, ngo isanga ababaye, iramubwira ati Yona ko wababaye. Yona aravuga ati ndababaye ndumva nanapfa. Ati subabajwe n'iki? Yona aravuga ngo nari mbizi n'ubundi kugira neza, kugira n'imbabazi, n'ubundi niyo ntajya wari kubakiza. Ati ndababaye ndumva nanapfa. Ati n'ubundi nari mbizi kugira ibambe, kugira imbabazi, n'ubundi nari mbizi kubigira. Yona Imana imeza uruyuzi, imaze kumeza uruyuzi. Icyo gice ni kigufi, icyo gitabo ni kigufi cyane muzagisome. Ngimaze kumeza uruyuzi ngo Yona ngakicara munsi, ngo yumva aranezerewe kubera ngo igicucu cyayo. None